Hello, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Nduwawe Alex. Mwaka kanya tugiye kuza tuvuga kuri Fortune Retail. Ese ko tubyutse tugasanga Fortune Retail application yayo cyangwa website yabo cyangwa hari tujya kurebera amafaranga yacu cyangwa ugasanga website ntago iri gukora. Then tugasanga ibyo bagurishaga nabihari. Ese Fortune Retail yaba yarangiye? Ibi nibyo tugiye kuza twibazaho. Ese ubundi business online ni ryari bavuga ko yarangiye? Ibi nibyo ngiye kuza mbabwiye. Ubundi business cyangwa business online iyo yarangiye ubwo bivuga ko website iba yarangiye. Bivuge ngo website yarangiye ntabwo ushobora gusacinga iyo business ngo ube wayibona cyangwa ube wakwinjiraho. Bivuge ngo urinjira ugasanga website bakakuvuga ngo ikintu wanditsemo ntago gihura kuko iba yavuyeho burundu, ntago yongera kugaragara online. Nanone ese niba wibaza ko business yaba yarangiye nuko iki Fortune Retail yaba yongereye amasezerano ikavuga ngo yari business yari kuzarangira ku itariki ya 28 z'uku nguku, kubera iki yakongera amasezerano ikongera ikageza mu kwezi kwa 8? Ese ibyo byabaye hiki? Icyo nakubwira ngo business ya Fortune Retail kurangira byo muri mubyibagiwe kuko Fortune Retail ntago yarangiye. Ari amafaranga business iba yaguze domain cyangwa iba yongera amasezerano ya domain aba ari amafaranga menshi ku buryo utashobora kuyisukira, buryo itafata amafaranga ngo ibe yayajugunya uko nguko. Domain igurwa amafaranga menshi, niyo mpamvu kugira ngo business ikora online hari ibyo ibigomba kuba yujuje, hari ibyo igomba kwishyura. Ntago bivuze ngo umuntu wari wese yagendaga creating website. Kugira ngo website ibe ishobora kuba yakora kuriya hari ibintu byinshi biba byagizemo uruhare kugira ngo ibe yakora kuriya, kugira ngo ibe ifite protected ihagije. Ese ni ukubera iki bari kuza uri kujya kubona ukabona umunsi umwe iraje ijeho ubundi ukabona iraje ivuyeho? Ni iki kiba cyabiteye? Ubundi business online hari ukuntu ziba zubatse. Iyo ugiye gusetinga business online cyangwa website usetingamo abantu runaka ushaka kuba zaba gusura. Rero website niba warateganyije ko uzawakira abantu nibura abantu 50 cyangwa abantu 50 ukajya kubona haje abantu 500 n'igihumbi atari bo warasetinze, aho hantu no hava ikibazo. Niba warashyizeho abakozi bagera mu bakozi 10 na 15 bagomba kumanaginga abo bantu, wajya kubona ukabona bikubye inshuro zirenga 10, bivuge ngo systeme yo kuba managinga iragorana. Then no kuba wamanaginga uburyo yabikuza nabyo biragorana. Niho mwijoro ryo ku itariki ya 22 21/22 ariho habaye ibintu bidasanzwe. Ese ni ibiki byabaye bidasanzwe? Bamwe mu bantu bafite ama account kuri Fortune Retail bagiyeho saa 3 z'ijoro binjiyeho bakoze logout kugira ngo bongere bakore login, bahita babonaho za promotion z'iminsi 7 n'iminsi 5. Uwo muntu yaragiye ama promotion yarariho arayagura, amaze kuyagura ajya kuri investment aho yinvestinze ku mashini ye asanga investment zagezeho, arangije akora logout arongera akora login asanga za business zama promotion nayariho. Agiye kureba kuri investment asanga amafaranga aracyaraninga. Ese ni iki kiba cyabayeho? Nibyo nababwiye kuva kare, icyo bita systeme nubwo ikorwa n'abantu ariko ntage kontrolwa n'abantu, ahubwo systeme ubwayo nubwo tuzi ko ari twe tuyikontorora ahubwo ari igihe usanga ari idukontorora, ari idutegeka ibyo tugomba kwishyiramo. Bivuge ngo nubwo ushobora kugukoresha telefone cyangwa ugakoresha mashini, hari igihe usanga ari wowe uzi ko ari uri kuyikoresha ahubwo ugasanga niyo gukoresha. Kuko bivuge ngo niba uyitegetsemo ko ugomba kwishyiramo gukoresha abantu runaka, ubwo nibo ugomba kuzajya ushyiramo. Ikibazo ntago urugero rwiza dukoresha mashini twese cyangwa dukoresha mashini calculator. Mashini calculator ntago ari uko wayiha ikibazo ngo igicalculating nabi. Hari igihe umubare ukibeshya ukavuga ngo mashini yakubeshye. Ibyo ntago ari byo byabaye, ahubwo niwe wibeshya bitewe n'ibyo washyizemo. Icyo nakubwira ngo systeme ibaho kwibeshya, ahubwo nababwira ngo ese Fortune Retail tuyizere ku ruhe rwego? Ese amafaranga twashyizemo yo agomba kugaruka?
ese tuzategereza ryari? Ese ari amafaranga 50 bavuga ngo dushyiremo, ese yo ni ngombwa kuyashyiramo? Ese ubundi ari amafaranga 50 nituyashyiramo ni iki biri bufashe bizinesi? Abantu bamwe bari kumbwira ngo ari amafaranga 50 nituramuka tuyashyizemo amafaranga nagaruka, cyangwa bizinesi ikaba yararangiye ari amafaranga 50 tukaba ari tuzaba twemereye kubikuza yonyine. Ese nibyo ndi kuza mbabaza, ari amafaranga 50 nicyo azamarira bizinesi? Kubera iki abantu dufite amafaranga badusabye gushyira amafaranga 50 kugira ngo tube twakwemererwa kubikuza? Kandi nk'uko nababwiye ngo ari amafaranga 50,000 kugira ngo ube wayabika. Mwibuke neza ko bizinesi bakikubwira ngo kubikuza byanze, baratubwiye ngo kugira ngo ube wakwemererwa kubikuza shyiraho amafaranga 80,000 kugira ube wabasha ku upgradinga transfer za banking zawe, ngo numara kuyishyura ngo bizahita bikunda. Bagiye bayamanura birangira bagije ku 50,000. Ese ubundi nicyo ndi kuza nkubwira, ari amafaranga 50,000 niki azafasha business, cyangwa niki azafasha kugira ngo ube wabikuza amafaranga yawe? Niba dufiteho amafaranga miliyoni bakakubwira ngo bitsa amafaranga 50,000 kugira ube wabikuza, barangiza wamara kuyashyira kuvuga ngo rindira imashini irangire. Ese ibyo ngibyo bihurira he no kurangira kwa business? Niba business ujya kubona ukabona system iranze, ejo ukabona yagarutse, ese ejo ukabona yagarutse, ni gute wayizera? Ni gute wakwizera business kikora? Icyo nababwira ngo wowe ufite amafaranga 50 ushaka kureba ko business koko ikiri gukora, baburetse gato kuwa mbere nzabaha update ya nyuma. Niba wemerewe kwizera Fortune Retail cyangwa mutayemerewe kuyizera, niho nzagwa update bijyanye no kubikuza. Kuwa mbere niho abantu bambere bazaba babikuje, nzahita mbaha update mbabwire ngo kubikuza biremewe, noneho nawe wabikuza bigakunda. Ubu nk'ubwo turi kujya tureba ku minimum amount uri kwemererwa kubikuza n'amafaranga 1,000,000, ntabwo wemerewe kuyirenza kandi ukemererwa kubikuza. Rero icyo nakubwira ngo urindiriye gato ndaza nkubwire. Ikindi kintu nshaka ko tuganiraho, ese ubundi iriya business ko uyikoze logout mu gihe bayifunze ubonamo ibintu bya RDB, ubundi biriya bintu ni RDB bayifunze koko? Ese ni iki kiba cyabaye? Igisubizo ni iki? Urabona niyo yenda urugero wohereje nk'amafaranga hakazamo nka biriya bintu bya connection failed, biriya ni mu buryo bwa business cyangwa zira business online. Iyo yagize ikibazo ni nkuko bakubwira ngo connection failed cyangwa icyo ushatse gukora ntago gikunze. Niyo mpamvu biriya bintu bya RDB ntago ari RDB yo mu Rwanda iba yayifunze, ahubwo ari amagambo y'imine abagaragaza uburyo nyine amakuru yawe abitswe neza. Bivuze ngo nta muntu ushobora kuba wayinjirira, nubwo bagenda kuvuga ngo ni ikibazo cya systeme, ngari abantu bashaka kuyihakinga. Ibyo ngibyo byo nabyo kuko business nayo systeme yaranze. Ese ubundi kuki turi kwiga tuvuga ngo systeme yaranze? Ubundi ni ukubera iki? Business ni gute ijya gukora business itazi ko izakira abakiriya bangana uku, ikananirwa kuba yaba managinga systeme ikayipfana? Ubundi ni ukubera iki? Niba yakiriye abantu miliyoni, bivuge ngo ntabwo yari yarakoze budget yuko yakwakira abo bantu. Bivuge ngo ese bizakomeza uko cyangwa? Icyo nababwira ngo kubw'amakuru nzabaha kuwa mbere kandi yizewe ajyanye no kubikuza, reka mbabwire mwaka kanya bafite business ikora nka STT. Ese STT waba uyizi? Bafite business ikora nka STT. Iyo business kugira ngo ube watangira kuyikoresha bivuga ko ufite amafaranga, ntago bivuga ko gutangira gukoresha iyo business bivuga ko ufite amafaranga. Waba ufite amafaranga cyangwa utayafite, amafaranga watangira ukayakorera kuri iyi business. Iyi business ikoresha robot, ni ibintu bijyanye n'amavunja. Kugira ngo ube wabitsa kuri iyi business bisaba ko ufite Binance, amadolari make cyangwa amafaranga make, ikundi ikunda gukoresha ama USDT. Bivuge ngo niba ushaka gukora habaho VIP 0, VIP 1, VIP 2 kugeza kuri VIP 10. Niba ushaka gukoresha VIP 1 cyangwa VIP 0 bisaba gutumira, ariko ntabwo wemerewe kubikuza.
bivuge ngo niba ushaka kubikuza bisaba ko uhita wapugretinga muri VIP1. VIP1 kugira ngo watangira kuyikoresha bisabwa ko ugomba kuba ufiteho amadolari 12 cyangwa ama USDT 12. ubwo kuyabitsa ukoresha Binance, ukayacisha kuri Payoneer akajya kuri Binance, then ugatangira ugakora. Iyo ushyize amadolari cyangwa ama USDT 12 ku munsi uba wemerewe 2 USDT, uba wemereye ama USDT 2. Ese ubundi iyi business irizewe? Ese ubundi iyi business ikorerwa mu Rwanda? Iyi business USDT ni business iri global, ni business ikoresha robot cyangwa mu bintu bijyanye n'ivunja. Bivuge ngo yo ireba ahantu hari amafaranga then ari kuvunjwa cyane, ikaba ariho ihita ijyana ayo mafaranga ukayashora, then abakahita bayakungukira. Bivuge ngo VIP0 yo ntabwo wemerewe kubikuza, ahubwo ugomba kurindira ugatumira umuntu, watumira umuntu bakaguha 9% by'amafaranga yashoye, ku muntu wa kabiri bakaguha 5, ku muntu wa gatatu bakaguha 2. bivuge ngo niba ese ubundi ni gute wakuze mu madolari 12 bivanye mu gutumira? Bivuge ngo niba ushyizemo umuntu akahita yinvesta amadolari 12 baraguha 9%, nutumira uwa kabiri nabo baguha 9%, uwa gatatu 9%, uwa kane 9%. Reka turebe, dufate abantu 5 bashyizeho amadolari 12. Waba ugize amafaranga angahe? Kugira ngo twumve ko utumiye abantu 5 baba bamaze kubona amafaranga yo gushora muri VIP1. Bivuge ngo kugira ngo ube wabasha kuza amadolari 12 uhite wiyapugretinga muri VIP1 bisaba ko umaze gutumira abantu 10, kuko kugira ngo ube wabasha kuba wajya muri VIP1 bisaba ko niba utumiye abantu 10, bivuge ngo hari uwundi watumiye undi. Bivuge ngo niba utumiye abantu 10 hari undi muntu watumiye undi, bivuge ngo bareta baguha 5% y'amafaranga yabikije. Bivuge ngo ugize imana muri abo bantu 10 cyangwa 10 ugatumiramo umuntu akahita ashora amafaranga 20, urumva urahita ugera 1.8 ushora amadolari 20 cyangwa ama USDT 20, urahita winjizaho amadolari 2 hafi 2. Bivuge ngo nawe natumira undi agashoraho arenze, bivuge ngo ushobora kubyuzuza vuba bidatinze. Iyi business niyo tugiye kuza tuganiraho mu kanya muri video ikurikira. Ndaza mbereke uburyo iyi business ushobora kuba wayifungura, uburyo VIP1, VIP2, VIP3 kujya kuri VIP10 bigenda byunguka. Iyi ni business ikorera global mu bintu bijyanye na exchange of money. Bivuge ngo niba ushaka kuba wamenya business ikora cyane, bivuge ngo niba ushoyemo amadolari 20 bakaguha amadolari 4 cyangwa ama USDT 4, washoramo 48 bakaguha 6, washora kuzamuka. Bivuge ngo kandi zose zigenda zimara iminsi 365 cyangwa umwaka. Ikiza cy'iyi business bivuge ngo niba ushoye yenda muri VIP1 ukaza ukabona ugwije amafaranga yo gushora muri VIP2, bivuge ngo ushobora kuhita ukantiyaringa iyo ngiyo ukahita ushora muri VIP2, iyo ngiyo ikabira hagaze. Nicyo kiza cy'iyi business. So icyo nakubwira ngo niba ushaka kumva byinshi kuri iyi business nakubwira ngo kanda subscribe, then uze ku waitinga video ndaza kuyishyira mu kanya saa 10. Thank you. Kandi niba wumva izi business hari cyangwa izi video hari ikintu zigufasha, ushaka gukanda share, ugakanda subscribe n'abandi bakamenya byinshi bijyanye n'izi business online. Kandi ikiza cy'iyi business iracyari nshyashya mu Rwanda, nta n'ukwezi iramara. Bivuge ngo ibyiza byo gukora business ni ukuyifatirana ikiza. See you.